kururera naringiye ngo ngira n'uwondera ndabitiye none urabivuze ndera se nadobse cyane atora gwe umupanga ese nyine na se baguba babaye bakubwira ati bumuturereka reka umugabo wanje umuciye amazi uramujagara ufite umugabo umwe umutwara umwe wanje umuhondo n'abana babiri ibyo kumbwira ngo umwana wanje naye nka umwana we nasijyana nkubwira ni babe sasa muri Bible kugira ngo tutarambira abantu baranyisoba kabisa Bibiliya nitaze mbasa nawe ibintu by'abanyabwenge oya ntago ni ibitabo bisanzwe igitabo kivuga ku itorero rya mbere ni kihe ku itorero itangiriro nyine usatubwire si cyo cyatangiye kivuga hejuru abahanuzi bato batatu mbese ibitabo bitoya by'abahanuzi wambara ukareka ibyo bibazo yewe wabaza ibibazo bigize bazi ibindi sawa ninde mugabo wa mbere uvugwa muri Bible umugabo se si Yesu Voice of love ijwiri ubuzima ritanga urukundo ritanga ibyiringiro ni urumuri mu mwijima rutuzanira vibe ziza buri munsi yo Voice of love turarushigikiye Voice of love ritubera umuryango ibitekerezo byubaka sosiyete ibiganiro bitanga imbaraga nshya Voice of love ijwiri ubuzima muraho neza cyane nizeye ko meze neza twongeye twagarutse kuri channel yanyu channel yacu channel ya buri wese umwana mutoya umusaza kugeza ku muntu ari we wese twongeye kubaha ikaze cyane kuri The Voice of Love amazina ku bantu bashyashya ni Sandra Kayonga nizere ko rero mumeze neza nongeye kubaha ikaze rero dukomeje no gushimira abantu mu by'ukuri bakomeje kutureba bakora share bakora subscribe abarakinga no kuri Imana y'umugisha ntago twifata nk'ibintu bisanzwe ahubwo no kuri tubiha agaciro rero tuhaye ikaze cyane mutero dutebe mufate popcorn hafi aho kuko dufite story rwose ntago ziri barambire turi kumwe rero n'umutumirwa ntago ari mushyashya hano ariko uko cano gawayisize siko kimeze hari abantu gabagiye biyongeraho hari n'abandi wenda ari burebe bwa mbere hari abari burebe bwa mbere hari n'abantu nyine wenda mu kiganiro twakoranye batigeze bakibona tuguhaye ikaze rero kuri The Voice of Love murakoze cyane umeze neza tumeze neza turakomeye hari ahirya wasize biragenda ntaribi twibwirega abantu hano hari abantu bashasha abantu gabashashaga nibo tuba dukeneye ayiwe cyane tuba dukeneye n'abandi batagira ngo tubakeneye nabo tuba tubakeneye igihe twakoranye ikiganiro hari abatubonye hari n'abandi wenda amazina nitwa Kamariza Divine ndi umumama ndubatse ivuge nyine kinyamurenge amazina nayo ndi umusegege w'umwishwa w'abahiga muri make ndi umukobwa w'abantu ko bikunaniye nawe w'abasegege ndi umukobwa w'abasegege nka umugore w'abahondogo murakoze ufite abana babiri ufite abana babiri na se abo bana bafite isumo cyangwa se n'umwana wanje se umwana wa mama we umugabo aba ari umwana wa mama we umugabo ntaba ari umwana w'umugore iyo fenomene noneho ni we nyumvanye niba n'umwitaho se tuzi umutekera ukamumesera aba ari mu bana umugabo n'umwana ni kuvuze si umwana wawe we sawa mfite abana batatu
ubwo uraza kuba insobanurira impamvu. nawe umwitaho rata. Oya muri make mfite abana babiri nabyaye ukagira n'undi umwe mukuru rero. nayo nyego ngira n'uwondera ndabitiye none urabivuze. ndera se nadobse cyane atora we. Oya umupanga ese nyine na se babaye bakubwira ati bumuturerega. Reka umugabo wanjye umuciye amazi uramujagara. Mfite umugabo umwe umutwara umwe wanjye w'umuhondo n'abana babiri. Ibyo kumbwira ngo umugabo n'umwango cyangwa ni umuntu ndera. Ibyo bintu mweretse ubidusobanuriye neza. Nyina na se bamuguhaye hari ubwo akiri kwa se na nyina se bamuma nk'umwana. Bamuma nk'umwana se ngo mbarere. Bamugaye nk'umwana ariko nyine nawe yari umwana wabo baramugusingirizaga nawe ukomerezaho. Nkomereza hirya ahubwo kari wuzu ndera. Murarerana ntacyo tuvuge ko murerana. Ni umuntu twiyunze dufatikanya kurera abana ahubwo nanganye mufatanya kurerana. Twarakoze saa ibintu byo kurerana sinzi icyo ushaka kuvuga. Nta bindi ndi kumintinga ntose nuzi umutekero ukamumesera ko bigize big deal kandi nta birenze. Anyway tugoye kaze cyane kandi umwana wanjye naye nka umwana we. Nasijya nayo nkubwira ni babe. Sabe boy. Ni babe. Sabe boy. Samusuje babe. Babe ndagusuje. Ese nyine ko abantu bavuze ngo n'umugabo mwisebe babaye kuko n'ubushanza watu babigize intambara. Akaze hasize ngashoti. Babe ndagusuje. Iki kiganiro cyawe kirakunda wabana. Ese kara kantu bavuze ngo abagore basa bitana ba bebe. Kuyo wese umugabo bebe babaye bebe nyine abaye umwana se. None se babataguza n'izo umwana ni bebe. Umugabo akaba baby. Nakubwira ngo umwana n'umugabo n'umwana. None se bebe ya bebe urumva izo bita ntabwo zandikwa kimwe. Yandikwa kimwe. Oya bebe y'umugabo wawe ni bana a n'abayindi na e. Naho bebe ni bebe nyine. Bana a ukabivuga gute rero umugabo wawe? Umugabo wawe ni bebe umwana ni bebe. Umugabo ni bebe. Babe. Ese zabibasha neza amana. Babe. Umwana ni baby. Umwana ni baby. Ni bebe. Bebe gani mu gifaransa. Mu cyongereza ni baby. Ko murumva biti isakaba nuko abantu bazabuzuma nyine umuntu aravuga akamarishira muri bebe. None se aho kumwita sheruza umwita sheruza wita abakobwa sheruza wita nde ukayita n'umugabo wawe ujye umwita babe nyine. Oya si ngombwa ko mbishira hano kuri kamera. Nta kirenze ahangaha se kuvuga wowe umwita nde sindanakumva by the way ushaka kuba utari na romantic. Iminsi yose tumaranye sindumva ubuze tubana na ryari nge nawe igihe cyose nawe kuri kamera ni ukuvuga ngo ntagiye yaba ari kamera yaba ari live ntagiye uzi umukenera. Tuba turi mu kiganiro nyine ibintu byo kuvuga ngo sheri byo kuvuga ntabwo ari romantic. Sandra nuko bitagondoranye umwataguzwe navuga ngo Trezo gutya nagutya. Iyo turi mu kiganiro abari mu kiganiro nyine cyangwa uzumwita papa twashize papa runaka. Ubwo niso bisabinanira nge ndi kubwira undi muntu nyine okay ndi kubwira undi muntu story ntabwo nambwira ngo sheri umva nyine nimba ari ikiganiro twebwe abari mu kiganiro ibyo mu rugo twabisize mu rugo ntabwo ari ibyo mu rugo umenye ngo niwe n'ubundi mama muri kugenda. Oya hara tuba turi gusa romantique. Oya ibintu byo kuri kamera se twaba romantique gute. Oya rata ntabwo nyine ndi kukubaza ujye umwita nibira bya babe twaza tuvuga nkumva uri kubishigikira ngo umwana ni baby. Umwana ni baby. Umwana ni bebe isakaba babe cyangwa se yani n'icyo ubwo ni hano wowe
nakumvisha uri mu rwego rwa hano ariko nyine yewe ntago nyine turi mu kiganiro bari mu kiganiro ubuse naza kumwitanga none se nyine ko ntarakumva Sandra nicyo kibazo yewe simbikunda mu bantu murumva ari ukwishonge ndahevye nukuri ari bwumva abantu none abantu bagikora uza bibangama be hari naho bikora okay hari naho bikora kubera ko mu rugo ntibabikora mu bantu bikangora gute ariko mu rugo ni runa kana akagira mu bantu izina ye uko ari abantu bazama bita umugabo mu izina gutya ariko mu bantu kamusa sheri ibyo bintu mu bantu mu by'ukuri birakenewe ntubizi ko sheri cyangwa pe waba okay wabimwita pe ariko kandi bya buri kanya ibyo gusa ngiye mbanumva ari kwishongera sarituma hari nubwo ashaka kumuhamagara ngo papa runa nibyo nari ndi kubwira mbese nk'abagore ba kera ko batari baziyaza sheri kubakaza bitana gute yakaza mwita niko papa runaga atarabyara ngo byasabaga ko agenda akamugeraho oya ngo haje kavuga ngo niko uwo ni umugabo umugabo niwe akazubwira umugore ngo niko umugabo yamwitaga mu izina cyangwa umugore nawe hari umugore ntabwo avuga ngo niko umugore ubwira umugabo niko natavuga ngo uzumura yewe cyangwa yumve ukamwegera amubwira ariko nyine byaba none se wowe hariho abantu tuvuge mu nzu wenda suppose igihe wagize abashitsi utarabyara bari kumwihamagara gute tuvuge umushaka wenda ruguru se hano muri Kenya sheri so bukwe yuzuye banyoko bukwe bande bose buzuye sino guhamagara niye service mata abantu hari ikintu babibagiye kugura wenda ukakibuka abashitsi baje data uko umuntu ntinye no twigenda nkamuhamagara kuri cyangwa muhamagara kuri phone nabyiza buri abantu ari ukuntu telefone nazo zazifata ariko hari abandi usanga no kwandikirana muri kumwe hari abandi usanga akama bikora ico nico kuba ko huzuye abantu sinasebe ko se hari abantu Yesu umwami na sebukwe na nyirabukwe bose go bebe Yeba mfakara akantu kataba kavugitse neza nyine mu muco wacu ariko handi kimwe nuko tukurikirwaga n'abantu bagiye batandukanye umwana hari igihe wenda we ntacyo bitwaye ariwe kabandi tacu babitwaye ko ndavuga nyine mu muco wacu ako nta nibirenze mu muco gusa nyine mba numva ngiye kavugitse nabi nyine abantu bose barimo gushiri mba numva ari nk'uya isamuhago uwo muhamagara rimwe ariko kandi iyo byabaye tumacu zamahumba byabaye ukundi kuntu hano rero tugiye kuganira ku kantu k'umuco n'ubundi umuco twari turi uri kubona tubisobanukiwe neza tutaza gutandukira ndi kuvuga bijya bigira ubundi ari umugore n'umugabo ni bandi bantu bajya bica umuco cyane muri rusange abagore sibyo oya nibo n'ubundi bajya bawica gute abagore bica gute umuco wana abagabi bo uko bari bameze bakiri ruguru twebwe abagore ni imyambarire tuzadusirimuka vuba duhinduka vuba abagore kandi ukamusanga abandi bakibaruka ntibazasimuka cyane kurusha nimba ari igitambaro yambaraga yarajugunye nimba igitenge yarajugunye ariko umugabo we ni ipantaro n'undi ni ipantaro aho kwakugira gute kwagutsinda birashize yumva nyine wenda ni ibintu by'abaturage ariko ni impande zose umuco nyine ese abagabo bazatsinda abagabo si cyane dore ukazana ibintu nawe utayigize umuco ibintu by'umuco oya umugabo azatsinda ariko sinzi ko abagore twe tugira ibintu byinshi dutsinda abagabo ntibaza batsinda abagabo si bazatsinda sinzi ko hari abagabo abantu nabo yego ntabwo yo kwamahamagara sebukwe mu izina ariko umuntu azamubaza sobukwe n'indakamuvuga ariko twebwe ntabwo bavuga data sobukwe ese uba ufite umwana witwa utira w'izina rya sebukwe ni ibibazo nabyo ni ibibazo bavuga abagabo ntibakaza bita abana amazina basebukuru
bizabigora ariko nazo ugiye nko kwa muganga umunyakenya kwa umwana yitwa gute no umwandika gute nambwa ati nsana kwandikira etane kwandikiye wese cyo ariko n'umuvugi uzaho ngiye kuvugira guta umuco ni gute urabona ko ukuntu tujya twicara hari ukuntu ababyeyi muri no minsi tutasigaye dushaka ko abana bamenye nyine ururimi ruri mu muco ukamusanga umwana ntazi sekuru ntazi bande ntazi ngo ikintu mu rurimi cyitwa gutya ntazi ngo za kirazira nizi wenda hari imyaka utamubwira ngo kirazira ni ngiyi utamubwira ngo gutya ariko no kumenya rwa rurimi yamadata yiwe ugasanga nta nubwo ababyeyi dushaka ko umwana amenye nyine rwa rurimi umwana nimba nkatwe tuba hano muri Kenya urugero yiga mu Cyongereza bavuga Igiswahili ntabwo uri gufata umwanya mu by'ukuri wo kwigisha umwana ko byumva ute wowe ubona uti ese kuba twaravuye muri gakondo bivuze ko tugomba guta umuco ntitugomba kwigisha abana ngo gutya na gutya tubwire abana amateka wowe byumva ute nkawe urakoze cyane rero biterwa n'ukuntu nyine ubana twaragenze cyane hanyuma abana bawuzi bavugisha ikinyamurenge cyane nzanabigisha nzamubwira bitwa gutya barabizi abana banjye ndumuhinda nimba ari umuhinda arabizi ko ari umuhinda azi basekuru uko bitwa rero niba ari ukubera kwigana nyine igiswahili bakivuga ariko abenshi usanga nanjye abanje umukobwa wanjye acyumva ariko nyine kugisubiza bikagora ugomba kumwigisha nko gusuhuzanya gusa abana b'iki gihe uri mu kumubwira ngo bite ntaruhe yumva none utarahura n'umukuru w'imyaka 15 ntazi kuvuga ikinyamurenge ababyeyi rwose nawe numva ari amakosa ari umwana w'umunyagihugu azamenya Igiswahili n'ikinyamurenge n'igiswahili ariko akamenya n'icyo akamenya cyose kabisa akakimenya ariko twebwe ahubwo ndaguza wishimira ko umwana atamenya ikinyamurenge ako no kuba proud umwana ngo azavuga Igifaransa gusa kandi bakagira ngo nibwo busirimu umwana wanjye ngo nta kinyamurenge umwana atazi ururimi rwawe nibwo buturage bwawe atakizi umwana ugasanga ntazi ngo uyu muntu dupfana iki uyu muntu nishanga ntabyo wamwigishije umwana uswari n'abana batazi wenda basaza bawe cyangwa barumuna bawe akamamona gusa ngo kwabo twamenye ngo ni anko ntasi ko wenda ntiwanamubwiye ko ari basaza bawe bavukana na nyina cyangwa ise niko ugasanga turi kugendera muri iyo ntuze gusa ngo abana se ngo babimenya ngo abana se ngo uramwigisha ikinyamurenge se ngo ari ngo arakimenya oya nta busirimu burimo n'ubuturage ahubwo none se kuki wishimira ko amenya ururimi rw'ahandi atazi urwawe abanyarwanda niho bajya baca umugani bakavuga ngo utazi yava ntamenye yagira ngo nuko niyagana ese umwana aramenya gute yamenya gute Igiswahili atazi ikinyamurenge mu by'ukuri erega ntabwo turi hano forever turi hano nko pasinga nko kwaca tu wenda igihe kizagera dusubirire iwacu gusa abana bazavuga ikindi dutaha biragoye tunahapore mu by'ukuri ubwoko bwacu turi guca mu bintu natwe tutahisemo ariko kubera Imana bizashira cyane ariko mu by'ukuri abana bagomba kwigisha ako kantu cyakoze nanjye urakanyigishe mise ngatekereza cyane umwana ugomba kujya wicara ukabwira umwana witwa gutya kantu niko akantu ni sawa wenda papa akamubwira izina rya sekuru nawe akamubwira rya sekuru n'abandi babyeyi ni ukuri bumvire kandi abamama nitwe twigisha umwana niwe ugira igihe kinini uri kumwe n'umwana ugomba kumwigisha mu nzu mukaza muvugana ikinyamurenge akamenya ibintu nyine imirara akamenya ngo uyu nguyu usanga wari wabona n'umukobwa mukuru cyangwa umugore mukuru bakamubwira ngo ngibwirane abarukugisha naye ndabyanga ngo sindabizi ngo wakivuze ngo nitwa Kamariza ngo ndumusegeyo nta bindi ngo banyekorome ni bande ngo ntabonzi ngo si wanye mwabagaye noneho aho ngo sinahabaye ngo sinuha mbimenye yewe niyo tohaba ntiwogira
niwo baza njye mama nabesha no kwigirisha abahaza uzi ko nkanjye sinigeze mpama ariko nzi ngo twari dutuye hana wavukiye mu Rwanda buriya Made in Rwanda yaba we urumva wowe se niba ahantu havukiye wavuye ufite imyaka ingana tano ubwenge waruzi ariko ntuzi ko wanyu babaga waruzi se wanyaho baba nyine nubwo nyine nukumva nyine kuhakubwira kandi wabashe iwanyu ni nzavuga cyane nje nukuri nzarama mshaka ukanamenya naho n'bice n'uduce byari bituranye kugira ngo bimusobanurire neza ubonane ngiye bashaka kutamenya uduce nyine ngo menye ngo twari ariko bajyaga babitubwira nuko wenda umuntu yarabyibagiwe ariko nukuri birababaje kubona umuntu w'umugore ungana ntaje ngo nuko gusaba nje nazambabona nukuri kwimana ngo warenze imipaka ingana ngako ngiye byo kwibwirana bakamaza se basoko babyara mama wawe ngo sokurawe ninde mubyara mama niba bakasaba mwitande ugasanga mu byukuri nukuri bitesoni hari n'abataba bari proud nyine yuko ari umunyamurenge namumenye yajya no kukivuga agacurika akunda abantu baba proud ahantu hose ageze akama bivuga akavuga ati none se n'ubundi rutabivuga ntabwo bari bukureho kuri uriwe no mu maraso sinzi impamvu rero abantu batajya bashaka kuba proud akivugisha yarenga gusa ibipaka ibiri agatangira kuvuga iki nimba ari iki kirimo nimba ari iki akava ngo jewe none abantu twiganaga n'abana akaba avuye muri kongo kanya Yesu we akamaza nko mu kigo akamatangira kwivugisha ngo nawe ngo yabisumye ngo njyewe none akagishurika cyacyo dije ngo nyawujyo ibintu nyine ukumva ibintu bitavugitse ngo ari gushaka kwigana ngo nicyo ariko ugomba kuba proud y'ururimi rwawe n'icyo utazi ugashaka ukimenya cyane kabisa nta kintu kiba kandi bimenyeshwa nande n'umubyeyi ukabimubwira ukamubwira ati uri umwana runaka muraba banyokorome naba haza umuntu akaparamanga ngo Salmianko numubwiye ati uyu nguyu ni musaza wanjye ngo Salmianko ubwo ni musaza wanjye haza muri umuntu w'umugabo ngo Salmianko azomenya anko jewe nzamubwira nimba ari nyirasenge haza muri umuntu wanjye ngo Salmianti haza nyirasenge nimba ari nyirasenge nzamubwira ati uyu ni shangazi akana na papa wawe uyu ni sister baba yako kamubwira kandi abana bafata vuba uzarebe nawe ikintu wabonye uri umwana bikiza ntabwo ugipfa kuzibagirwa ntibishoboka kabisa twose abantu bagenda bikubita agashi bamenye umuco bigisha abana babo umuco umwana umwicaza ujye umwigisha ururimi umubwire ngo uku ni gutya na gutya ikintu gutya na gutya umwana umwigisha gusuhuzanya ubusa aramutse apoteye agahura na mwene yamubwira wenda nk'umuntu utazi igiswahili yamenya ari uwandi umwana wawe bakamubaza ngo uri uwandi yamenya aramuzi azi papa we nyine kuvuga nyine nk'ababa batabizi bamenya ari uwandi utarabwiye umwana ngo papa we ni yewe ni ubusirimu kutigisha umwana umuco ntabwo ari byo twumva nindi kubwira ngo ababyeyi mu by'ukuri bafate inshingano zo kwigisha abana umuco bafate izo nshingano kabisa bigisha abana umwana azajya harangwa umwana azamenya kwivuga ega si ubusirimu ari n'igihe nawe uba ubizi ukama turekanye n'abana wenda ubu ntibabizi hari n'igihe uswara bose bazabikora bakabikorera ico ngo yaye umwana usinkene ko umwana aje mu ngo abana banjye muzi ko batazi ikinyamurenge ngo bazavuga igifaransa umva n'imitekerereze iri hasi yego kumenya icyongereza n'igifaransa ni byiza kubera ko aho turi kujya wenda ashobora kuzahura n'abantu ariko nanone muri izo ndimi ari kumenya shamo n'ururimi rwacu rw'ikinyamurenge birababaje kandi binateye agahinda umwana w'imyaka 18 atazi no kwivuga atazi ngo se nenda atazi ngo no muti atazi ngutya na gutya ahantu hose weje akananirwa kwivuga n'amakosa nukuri n'amakosa hanyuma rero ngiye kubaza utubazo nka tubiri tw'umuco then tujya muri ntuze twe nta muntu ujya uvana tutamuruje ibibazo bya Bibiliya
Bibiliya kandi kubera ko chano yacu iri ntuze turabayumwe. Igitaramo kera bakoraga cyo muri Kongo cyo kwakira umugeni aho yabombokeye cyitwaga gute? Wabaye no muri Kongo igitaramo babomboye hakaza haririmba indirimbo yitwa icyo gitaramo cyitwaga gute? Apana indirimbo igitaramo bakoraga cyo kwakira umugeni aho yabombokeye cyitwaga gute? ntacyo nzi pe. Bazakitubwire. Cyitwa gute? Kigamba. Yego ni ukuri. Warukizi? Iryo jambo nyine si ubwa mbere. Sibyo. Amata yavuyemo amavuta y'inka bayita gute? Amata yavuyemo amavuta y'inka. Amacunda. Niki? Umuco turawuzi. Gendiriya. Nako kanyisobye gusa kuki Kigamba ariko Aruki warakazi. Aha. Iriya migozi bazirikisha inka bayita gute? Insobeko. Arayizi. Twagiye sasa muri Bible kugira ngo tutarambira abantu. Baranyisoba kabisa. Bibiliya ni itaze? Mbasa. Nawe ibintu by'abanyabwenge. Oya ntago ni ibitabo bisanzwe. Igitabo kivuga ku itorero rya mbere ni kihe? Ku itorero? Itangiriro nyine. Usatubwire. Sicyo cyatangiye kivuga ibiri. Abahanuzi bato batatu. Mbese ibitabo bitoya by'abahanuzi. Shawambara ukareka ibyo bibazo. Yewe wabaza ibibazo bigize. Bazi ibindi. Sawa, ninde mugabo wa mbere uvugwa muri Bible? Umugabo se si Yesu. Hari undi mugabo uzuvugwa kenshi agasubirwamo cyane. Umugabo nyine wavuzwemo bwa mbere. Apana uvugwamo cyane. Adamu. None. Icyo gitabo ni kiragize cyane. Kunyuza Adamu na Eva. Ukuntu aruvuze Yesu. Azavugwa cyane muri Bibiliya. Aho mbwira ijambo rigufi muri Bibiliya. Yesu ararira. Urira da. Nakubwiye ngo muri ubuzima ikintu kunyisoma. Urira da. Ni cya gitabo gifite imirongo myinshi muri Bible. Imirongo. Indirimbo za Salomo. Baza ibintu by'indirimbo byose zifite ibitero birebire. Nakisha. Wakisha. Ni Zaburi. Yo. Ni Zaburi kabisa. Mbwira. Zaburi na nzi ngiyo n'intu n'imigani biba ari bigufi. Oya, Zaburi igira imirongo myinshi cyane ariko. Mbwira. Ninde wabwiye Nowa ngo yubake inkuge? Ninde wafunze inkuge ya Nowa? Wayifunze? Si Imana yari yabibategetse? Ninde wayifunze ubwo? Si yonyine. None ko yavuga nkaho utari seriye nabyo. Yavukwibwira ngo ni Nehemiya wumva. Ati Nehemiya. Ikindi cya kabiri. Bwira ni cyo gitabo gitangira muri Bible? Tangiriro. Imana yaremye nihe minsi Imana yakoresheje irema ibintu byose nyine? Iminsi yose nyine igeze ku munsi wa 7 iraruhuka. Urirada na Bible. Urirada? Urirada kandi mu bayumva. Ubwo nimba muri abayumva ngiye mbise mba apotre ndagira. Joseph yari afite abavandimwe bangahe? Joseph. Joseph. Nuko bazamwita. Si Joseph.
akiza wabizanyemo umugiga Joseph, okay, nari ndimo kwibaza Joseph twagize n'undi mugabo wenda w'umuturanyi ngo yari afite abavandimwe bangahe abusegeye abavandimwe nangubeye abo sindanabumva abavandimwe ba Joseph 11 ntabwo kabisa 11 ku mugore umwe buriya se dore ewe nawe tubisobanukiwe Imana yahereye he ngijya kukurema indirimbo Imana ijya kundema Imana ijya kundema nawe nyine yabanje kubaza ni iki Imana yakoresheje ntuze ajya gucungura ese nabaye mbese ni ubuhe buryo yakoresheje ndabura noneho ko ngikubaza urahita ubimenye nimba kubaza muri ubwo buryo basi mbwira aho ntuze ko ndi kubona nacyo uri bukimenye okay Moses yapfuye afite bitaribyo muri biri ugera unaniwe nawe bikubira kubira oya ndi kuvuga uburyo wambonyemo ubuhanga ku buryo ndubibumenye hari ikibazo ujya kubaza ugahita nyine ugira ubona n'ikibazo umuntu aratakimenya Moses yapfuye afite imyaka ingahe Moses Saya amazina ko hayangera nkumva karabama Mose nyine Mose yapfuye afite imyaka ingahe 98 ngaho Bible ifite ibitabo bingahe nibya niyo oya 20 ndi kwihimbira Bible ifite ibitabo bingahe ni bingahe batuma abantu nuba suwe Bible ifite byose tubiteranyije mu itezerano n'ijya kera yasaba gukora imibare kabisa ngo amasegonda reka nzoke gusubiza ubutaha atuma mba mu kiganiro urava mu kiganiro nawe ndagenda gwa zahabu ngaho twagiye mu bice by'indirimbo mbwira indirimbo irimo nyiririmbe intwari iyi ntwari ni wabonye umwambaro ubwiza maze wongere urirada tukagenda mbwira indirimbo irimo intumwa wayinaniwe mbwira indirimbo irimo ijoro cyangwa ijoro arugega kuririmba ijoro ariko zitari za gospel iyo ijoro za gospel njye bambwira ijoro ni njye nawe ijoro nubwo ijoro ryatinda gucya mbwira irimo irakomeye Imana yacu irakomeye Imana yacu irakomeye ntawayikoma ayowe nabarimba gutyo kamari oya ntawayikoma mu nkokora muri iyo ndirimbo ntawayikoma mu nkokora harimo irakomeye umva ko kantu ugize urakagize mbwira indi irimo
humura Oyonge wari we ntuzi mu izina rarume hano ahubwo mwazanyakire muri turumani Uzaze muririmbye mwiza kwazaje nuwacu bimusabire nimuhogorara mugo mwazanshizemo niba bishoboka umwana ko nujuje ibyangombwa uzaze tuzakwakira ngira indi irimo intambara no ziba muri gospel intambara iyi ntambara rwa kamari wiri ndimba ari abanyarwanda mani oya ndirimbo ntayibaho iyi ntambara irandenze mana mvuze oya reka mama wayinani sigaje ngazi ariko nawe uzivuga uri kuvuga ikijambo nawe utoriri mbwira urukumbuzi fituruko fishi mu mutima wanjye urukumva njya ko ndi wowe indirimbo zoroshe iyi ndirimo urukundo mbega urukundo wima aho uri kumwe indirimbo ugahita numva urafashije iranejeje aha mbwira irimo mutima wanjye we umutima anzi byose niwe umutima wanjye ntuhagaze nisunze umukiza ukomeye nayivuze kera icyo nikirimo nayivuze ngira irimo amakuba nubwo amakuba hari impande zose idupfutse umutima yesu niwe nibasha uyu mutumirwa ikiganiro ntabwo utsinze zana indi murebe ngira indi itangizwa na mfasha nsoza ikiganiro neza ngiye kuvuga sinihera vuga reba ijambo harya umuco ntari kubajije umuco ijambo indirimbo umuco wayimbajije narakubajije urabeshye simbi wayimbajije reka gakera twayikuzeho umuco yego urabeshye kamari mbwira itangizwa na twibaza ibibazo byose twibaza mu mitima imana ifitiye ibisubizo ntabwo amahirwe mubaze iminota maze icyo dusoza nzajya mvuga ngewe ijambo indirimbo aho mpekeye gukomereza ngaho twagiye haleluya amen haleluya wakoze imirimo urabereye Yesu we uratangira kuri indirimbo itangizwa na komerezeho ntamenya pe iryo jambo wavuga indirimbo itangizwa na ni iyihe kamari urabereye Yesu we
we kwiheba nshuti humura umwami Yesu yaranesheje Ntiba ibaha itari ya gospel. oya hano turi muri gospel. Je nayo namenye hindura ijambo. je su bwa mbere bwa kabiri andamiya natsikiye ye Yesu Kristo nshuti magara ni wewe nyine nemezanya n'umutima wanjye nge Yanga ntuhimbe ndakuje. Yewe Yesu yankunze, yewe Yesu yangiriye neza. Zana impano nanjye zani yanjye kuba ku bwami bw'Imana n'amantangara iyo Waruyicaranye. nkubonye nsanga urengeye ko kora neza ubeki ozemerwe ni iyo ndirimbo ntajya ibaho kamari imbere y'Imana iba ni iyahe niyiri iwanyu iwanyu Gisenyi zana indi tuzi ureke kuzana indirimbo z'igisenyi iyo ndirimbo ntazikora neza ni yandi kirano ni yande sinumenye zana indirimbo izwi ko sema nanjye ko ntayo nabona urayizi komeza inzira watangiye wicika intege ahisemo neza bitinya genda uko imbaraga zawe iyo ntitangizwa na ge ni wiyo ngiyo namubwiye ge gerageza gukora ibyiza kama iyo ni nge ntabwo ari ge cyakunaniye namurumva ngo intege nagiye guha ngo intege mwirinde duhita dusoza none iri ndirimbo irimo ijambo umutaka ibuye ryo kwizera yamaye indirimbo irimo kamera y'Imana irakure ahubwo ufite n'indi mpano yo guhimba yewe nibyo niba mwabibonye cyane dushimiye abantu bakurikiye ikiganiro ni ukuri abakurikiye ikiganiro bakakireba kigitangira kugeza tugisoje turashimiye kabisa umuntu utekereza kukureba akafata umwanya wawe akakureba abari ibintu sinzi ko nababwiye ni ukuri turabubaha kandi turabakunda dushimiye na Kamariza bamwe kongera kugaruka hano tuzajya tukomeza tubane cyane ndagushimiye cyane Imana mwese iguhe umugisha rero turabakunda mukomeze mudushigikire mutwereke urukundo muri commentaire nuko hano bagiye batinyuka bandike commentaire uzi umuntu atanditse commentaire ibyo nakoze abikunze se cyanaje kujashwa hano kandi umuntu mugahora akakuvuga ngo ngo ndagukunda ngo ndabakurikirana byandike nimba nta n'amagambo tereka agatima wigendere ubwo ni ukuri biradushimisha kandi biduhana kuraje cyane kandi ntabwo ari ukuvuga ngo kutubwira ibyiza gusa hari uburyo atari ukumutuka hari uburyo wakosora umuntu kandi akumva ati shaho utamuzakore gutya bizaba byiza cyane kurusha ibingibi rero ni ukuri turabashimiye cyane abantu batwereka hari abantu
basigaye badusharingira mana yanjye abantu bose tukabaha ikiganiro bagahita bagishyira kuri status zabo ni ukuri tuya agaciro turabyubaha ntabwo muri gukora ubusa turabibona Imana yo mu ijuru ikibaho umugisha n'abantu bakomantinga kuri biganiro dukora mana yanjye ubutanza bavuga pe ubutanza bavuga mbasuhuze nanjye zakora Kaliste mbasuhuze muri abantu beza rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mukomeze muturebe munadushyigikira bizatugirira akamaro kandi namwe ntabwo muzaregreta kuba hano rero turabakunda ciao 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 ciao